Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID isomo menye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Abanyeshuri bo mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza ndabasuhuje. Mbahaye ikaze mu isomo ry'uyu munsi kuri radiyo. Muri kumwe na mwarimu wanyu Rita. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ndajya mbaha. Muriteguye? Muri abana beza, reka dutangire. Ese muribuka inkuru nabasomeye mu isomo riheruka? Ngaho bwira umuntu muri kumwe umutwe w'inkuru twize, cyangwa uvuge mu ijwi riranguruye niba nta muntu muri kumwe. Murakoze cyane. Inkuru twasomye ni Kanyana muri pariki. None se ninde watwibutsa icyo inkuru Kanyana muri pariki yatwigishije? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo twakuye mu nkuru Kanyana muri pariki. Murakoze cyane. Mu nkuru Kanyana muri pariki twakuyemo isomo ryo kubungabunga inyamaswa ziba mu gasozi, kuko zikurura ba mukerarugendo bakinjiza amafaranga menshi mu gihugu cyacu. Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, umwandiko tugiye gusoma muri iki kiganiro uboneka mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa gatatu. Niba umwana ataragitahanye imuhira, wagisanga kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning.reb.rw. Niba ubasha kugikuraho, wakireba ukajya ku rupapuro rw'106 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Iyo tugenda kuri gahunda, twumvishe injyana n'ubutinyanjyana, twumva ari byiza, twumva biryoshye, n'abatureba bakishima. Uyu munsi tugiye gusoma umwandiko mushya witwa Tuzibungabungire ubuzima. Ku bafite ibitabo byanyu by'Ikinyarwanda, nimurambure ku rupapuro rw'106 kugira ngo tuze kujyana. Ku badafite ibitabo namwe, muze gukurikira uko asoma kugira ngo bize kubafasha gusubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Nk'uko nabibabwiye, umwandiko dusoma uyu munsi witwa Tuzibungabungire ubuzima. Reka nsubiremo. Tuzibungabungire ubuzima. Dusubiremo twese, tuzibungabungire ubuzima. Ni byiza cyane. Ngaho nimurebe iyo shusho iri munsi y'umutwe w'umwandiko wacu. Murahabona iki? Nge ndahabona amazu maremare, umuhanda wa kaburimbo, imodoka zimeze nk'izitwaye ba mukerarugendo zipakiye ibikapu kandi zifite amapine maremare ku buryo zishobora kugenda mu misozi. Siko se namwe abafite ibitabo mwabibonye? None se mugendeye ku mutwe w'umwandiko wacu, tuzibungabungire ubuzima, n'iyo shusho tumaze kuvuga iri mu nkuru, muratekereza ko inkuru yacu iza kuvuga kuki? Bwira umuntu muri kumwe icyo utekereza inkuru yacu iza kuvugaho,
cyangwa niba uri wenyine ubivuge mu ijwi riranguruye. Ni byiza cyane. Ntimuze rero kwibagirwa ibyo mwatekereje, turaza kureba koko uko mwabitekereje ariko bimeze mu mwandiko wacu nyuma yo gusoma. Ni njyewe ubanza gusoma. Mu gihe ndaba nsoma hari ibyo nza kwitaho. Ndajya nsoma buri jambo neza uko ryanditse, ndajya nkurikiranya neza amagambo agize interuro kugira ngo yumvikane neza, ndajya kandi nsoma nihuta, nduhuka aho biri ngombwa ndetse nkoreshe n'amarangamutima bitewe n'ibyo nsomye. Ngaho nimukurikire uko nsoma kugira ngo namwe muze gusoma neza nk'uko nabikoze. Tuzibungabungire ubuzima. U Rwanda ni igihugu giherereye muri Afurika yo hagati. Rufite imigezi, inzuzi, ibiyaga, amashyamba ndetse n'imisozi myinshi. Ubwinshi bw'imisozi y'u Rwanda butuma barwita igihugu cy'imisozi igihumbi. Mu mashyamba yarwo habamo inyamaswa zitandukanye z'indyanyama n'indyabyatsi. By'umwihariko kandi hari inyamaswa ziba mu byanya byabugenewe. Kubera ubwiza bwazo, inyamaswa n'ibyiza bitatse u Rwanda. Abanyarwanda n'abanyamahanga bakunda kuzisura baturutse imihanda yose. Izikunda gusurwa cyane ni nk'ingagi, inkende, inzovu, imparage, imbogo n'izindi. Ba mukerarugendo basura inyamaswa bishyura amadovize atari make. Igihugu kikayifashisha cyubaka ibikorwa remezo nk'imihanda, amashuri, amavuriro, amashanyarazi n'ibindi. Inyamaswa zidufitiye akamaro, kirazira kuzishimuta cyangwa kuzihungabanya. Twese dufite inshingano yo kuzirinda no kuzibungabungira ubuzima. Nawe inkuru yacu irangiriye. Twige Ikinyarwanda. Nizere ko buri wese yakurikiye uko nasomye. Reka nongere nsubiremo inshuro ya kabiri. Ku bafite ibitabo nimureke tugendere hamwe dusoma. Abadafite ibitabo namwe mukomeze mukurikire uko nsoma kugira ngo namwe muzajye musoma neza mu gihe mufite ibyo musoma. Tuzibungabungire ubuzima. U Rwanda ni igihugu giherereye muri Afurika yo hagati. Rufite imigezi, inzuzi, ibiyaga, amashyamba ndetse n'imisozi myinshi. Ubwinshi bw'imisozi y'u Rwanda butuma barwita igihugu cy'imisozi igihumbi. Mu mashyamba yarwo habamo inyamaswa zitandukanye z'indyanyama n'indyabyatsi. By'umwihariko kandi hari inyamaswa ziba mu byanya byabugenewe. Kubera ubwiza bwazo, inyamaswa n'ibyiza bitatse u Rwanda. Abanyarwanda n'abanyamahanga bakunda kuzisura baturutse imihanda yose. Izikunda gusurwa cyane ni nk'ingagi, inkende, inzovu, imparage, imbogo n'izindi. Ba mukerarugendo basura inyamaswa bishyura amadovize atari make. Igihugu kikayifashisha cyubaka ibikorwa remezo nk'imihanda, amashuri, amavuriro, amashanyarazi n'ibindi. Inyamaswa zidufitiye akamaro, kirazira kuzishimuta cyangwa kuzihungabanya. Twese dufite inshingano yo kuzirinda no kuzibungabungira ubuzima. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma, bana mubikunde mukiri bato. Muri uyu mwandiko tumaze gusoma harimo amagambo nshaka ko dusobanura kugira ngo bize kudufasha twese kurushaho kumva umwandiko wacu. Ijambo rya mbere ni mu byanya. Reka ndisubiremo. Mu byanya. Dusubiremo twese, mu byanya. None se muzi icyo mu byanya bisobanura? Mu byanya bisobanura
ahantu hagari hagenewe kuba inyamaswa. Reka ndikoreshe mu nteruro. Mu Rwanda inyamaswa ziba mu byanya bitandukanye. Abana, ese mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo mu byanya? Ngaho nimukore interuro irimo ijambo mu byanya, muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Ijambo rya kabiri ni ibikorwa remezo. Reka nsubiremo ibikorwa remezo. Dusubiremo twese ibikorwa remezo. None se abana, muzi icyo ibikorwa remezo ari cyo? Ibikorwa remezo ni ibikorwa rusange bifitiye abaturage akamaro. Ngaho nimutega amatwi mbaho urugero rw'interuro irimo ijambo ibikorwa remezo. U Rwanda rwubatse ibikorwa remezo byinshi. Abana, mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo ibikorwa remezo? Ngaho nimukora interuro irimo ijambo ibikorwa remezo, muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Reka nongere mbasomere umwandiko. Uko nsoma, ndashaka ko namwe mukomeza gukurikira kugira ngo muze kubasha gusubiza neza ibibazo nza kubabaza nyuma yo gusoma. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu. Tuzibungabungire ubuzima. U Rwanda ni igihugu giherereye muri Afurika yo hagati. Rufite imigezi, inzuzi, ibiyaga, amashyamba ndetse n'imisozi myinshi. Ubwinshi bw'imisozi y'u Rwanda butuma barwita igihugu cy'imisozi igihumbi. Mu mashyamba yarwo harimo inyamaswa zitandukanye z'indyanyama n'indyabyatsi. By'umwihariko kandi hari inyamaswa ziba mu byanya byabugenewe. Abana, muribuka igisobanuro cy'ijambo ibyanya? Mu byanya ni ahantu hagari hagenewe kuba inyamaswa. Ni ukuvuga ko izi nyamaswa ziba ahantu hagari zagenewe kuba. Kubera ubwiza bwazo, inyamaswa n'ibyiza bitatse u Rwanda. Abanyarwanda n'abanyamahanga bakunda kuzisura baturutse imihanda yose. Izikunda gusurwa cyane ni nk'ingagi, inkende, inzovu, imparage, imbogo n'izindi. Ba mukerarugendo basura inyamaswa bishyura amadovize atari make. Igihugu kikayifashisha cyubaka ibikorwa remezo nk'imihanda, amashuri, amavuriro, amashanyarazi n'ibindi. Ese muribuka igisobanuro cy'ibikorwa remezo? Ibikorwa remezo ni ibikorwa rusange bifitiye abaturage akamaro. Hano birasobanura ko amadovize ba mukerarugendo bishyura, igihugu kiyakoresha mu kubaka ibikorwa abaturage bakenera cyane. Inyamaswa zidufitiye akamaro, kirazira kuzishimuta cyangwa kuzihungabanya. Twese dufite inshingano yo kuzirinda no kuzibungabungira ubuzima. Twige Ikinyarwanda. Abana, umwandiko twasomye wabashimishije? Ese muribuka ibyo mwari mwatekereje umwandiko uza kuvugaho mbere y'uko dutangira gusoma? None se ibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu mwandiko? Reka turebe niba twumvise neza uko byagenze mu mwandiko twasomye, dusubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo,
kubera iki u Rwanda barwita igihugu cy'imisozi igihumbi? Reka nsubiremo, kubera iki u Rwanda barwita igihugu cy'imisozi igihumbi? Niba wibuka igisubizo, ngaho kibwira umuntu muri kumwe. Niba uri wenyine, ngaho vuga igisubizo mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Nizera ko mwese mwabikoze neza. U Rwanda barwita igihugu cy'imisozi igihumbi kubera ubwinshi bw'imisozi y'u Rwanda. Nimutega amatwi mbabaza ikibazo cya kabiri. Ni ibihe byiciro bashyizemo inyamaswa zo mu gasozi hakurikijwe ibyo zirya? Reka nkisubiremo, ni ibihe byiciro bashyizemo inyamaswa zo mu gasozi hakurikijwe ibyo zirya? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa ukivuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Murakoze cyane. Nizere ko mwabikoze neza. Inyamaswa zashyizwe mu byiciro bibiri, ari byo indyabyatsi n'indyanyama. Nimutega amatwi mbabaza ikibazo cya gatatu. Tanga ingero nibura 3 z'inyamaswa zavuzwe mu mwandiko zikunda gusurwa cyane. Reka nongere nkisubiremo. Tanga ingero nibura 3 z'inyamaswa zavuzwe mu mwandiko zikunda gusurwa cyane. Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa ukivuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Murakoze cyane. Inyamaswa zavuze mu mwandiko zikunda gusurwa cyane ni ingagi, inkende, inzovu, imparage n'imbogo. Uwavuze rero 3 muri izi yabikoze. Abana, twize iki mu mwandiko w'uyu munsi? Ngaho bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa ukivuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Mu mwandiko w'uyu munsi twize ko abakerarugendo basura inyamaswa bakishyura amadovize, igihugu kikayifashisha cyubaka ibikorwa remezo nk'imihanda, amashuri, amavuriro, amashanyarazi n'ibindi. Babyeyi, nimwibuke ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni, hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda akanyenyeri 134 akadirishya, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, harimo na TVT. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi gusomera hamwe namwe umwandiko Tuzibungabungire ubuzima. Mwabyishimiye namwe? Dutega amatwi umukoro. Uyu mwandiko mukomeze musome ubwanyu cyangwa musomeraho mubana mu rugo. Mukomeze kandi mukore imyitozo iri kuva ku rupapuro rw'107 kugeza ku rupapuro rw'109. Niba udafite igitabo cy'Ikinyarwanda, wabwira abo mubana inkuru twasomye uyu munsi. Wasoma kandi ibindi bitabo by'Ikinyarwanda biri aho iwanyu mu rugo. Mu gihe muza gukora umwitozo wo gusoma, mugerageze gusoma amagambo n'interuro neza. Mugerageze kandi kwihuta no kuruhuka aho biri ngombwa.
Nimumfashe dushimire UNICEF batwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvise muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID somo menye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID somo menye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.